Ndagushimiye wowe unteze amatwi muri kano kanya, tugiye kureba ku ngingo nziza y'umunsi, tugiye kureba ibintu 10 bituma abantu babana neza cyangwa se ibintu bituma abantu mu buzima busanzwe tubamo bwa buri munsi babayeho mu buzima bwiza, mu buzima butandukanye ariko bafite umutima mwiza, babayeho neza, nta bintu bituma abantu babana nabi mu buzima bwa buri munsi, rimwe na rimwe bidukoma mu nkokora mu buzima tubayemo, bituma hari abantu tubaho mu buzima bubi kandi ariko tubyiteye. Ese ni ibiki dushobora gukora cyangwa dushobora kubahiriza kugira ngo tube mu buzima bwiza hano ku isi turimo, haba aho dutuye, haba ari aho dukora, haba ari aho tubana n'abandi mu buzima bwa buri munsi? Ni izihe ngingo 10 ushobora kwitwararika cyangwa se ushobora gukora zigatuma ubana neza n'abantu kandi mu mahoro? Ngiye mugiye kubana rero ni Jean Damascene Bizimana. Twakiye abantu bashyashya mutarakora subscribe, mukore subscribe, mukore share, ndetse n'abandi bantu bose bakoze subscribe turabashimiye, ibyo ndi kugeraho ni mwe mbikesha. Ubwo rero ingingo tugiye kurebaho ni ingingo 10. Ese ubundi kugira ngo ubaye neza n'abantu ni ibiki ugomba gukora? Ikintu cya mbere ugomba gukora, birashoboka ko hari abantu benshi ku isi, hari abemera Imana, hari n'abatayemera, ariko nizera ko abantu benshi ku isi bemera Imana. Ikintu cya mbere ugomba gukora kugira ngo ubaye neza n'abandi bantu ni ugusenga. Niyo ngingo ya mbere ituma ushobora kubana neza n'abantu. Gusenga ni bumwe mu buryo bwiza ushobora guha umwanya we n'Imana yawe, ukabasha gusenga, ukayereka ibyo uri gukora uyu munsi, ukayereka akazi uri bukore uyu munsi, ukayereka zimwe mu mbogamizi uhura nazo, kuko ibyo tugeraho tubikesha Imana. Abantu benshi b'abakristo ikintu bacyizera rwose, ibyo ugeraho byose, haba ari byinshi haba ari bike, ubikesha Imana. Urumva rero tugomba gusenga Imana kandi tukayiha umwanya mu buryo bwose bushoboka, tukamenya umwanya wo gusenga nyawo, tukamenya n'umwanya wo gukora imirimo yacu, kuko tugomba gukora tugasenga. Rero urumva ko ni indi ngingo nziza ituma ushobora kubana neza n'abantu muri kino gihe tugezemo. Indi ngingo ya kabiri ishobora kugufasha kubana neza n'abantu, ingingo yitwa guca bugufi. Hano hanze biragoye, bisaba ko umuntu uca bugufi ni umuntu ushobora kubana n'abantu neza. Reka guca bugufi ntabwo ari ukubahuka. Abenshi dukora amakosa, haba ari abantu bakuze, haba ari urubyiruko, haba ari abana bato, dukora amakosa. Ariko guca bugufi mu kintu ushobora kuba wakoze ugasobanura neza, cyangwa utanakoze ugatanga ubusobanuro bukumvikana, ariko ntihabeho kutumvikana cyangwa se ntihabeho kuba waca bugufi kugira ngo wumve neza ikosa wakoze. Ibyo ngibyo nuca bugufi, haba ari akazi ukora, haba ari ahantu wirirwa, nuca bugufi mu byo ukora byose, ukaba ufite iyo mpano yo guca bugufi, bizatuma ubana neza n'abantu muri kino gihe. Indi ngingo ya gatatu ugomba gukora kugira ngo ubane neza n'abantu ni ingingo yitwa kwihangana. Aha ngaha mu isi tugezemo hatabayeho kwihangana nta kintu ushobora kugeraho. Ibintu byinshi dushobora gupanga gukora bishobora kutagerwaho bitewe n'abantu bamwe na bamwe, haba ari abo tubana mu ngo, haba ari abo tubana mu kazi ka buri munsi, haba ari ahandi hantu hagiye hatandukanye. Birashoboka yuko rwose utihanganye udashobora kubana n'abantu, kuko abantu barakosa, abantu baradukosereza, kandi natwe hari abo dukosereza. Rero ndagusaba kugira ngo ujye wihangana. Ni indi ngingo ya 4 igaragaza yuko tugomba kubana neza n'abantu, ni ingingo yo kwihangana. Ingingo ya 4 yitwa gusaba imbabazi. Nshuti yanjye, niba ubaho gusaba imbabazi, abanyarwanda bakunda guca umugani ngo gusaba imbabazi si ububwa, niko abanyarwanda bakunda kubivuga. Rero niba wakoze ikosa, jya uca bugufi usabe imbabazi, wemere uti nakoze ikosa
ariko mumbabarire ntabwo bizongera. Rero nuba uri umuntu uca bugufi, ibi ngibi ntabwo bishobora kuvuga ngo biri abakristo gusa, oya, mu buzima bwa buri munsi, haba ari mu kazi kujya gusaba imbabazi, haba ari mu rugo kujya gusaba imbabazi, ariko hari bamwe bavuga ngo njye ntabwo uriya namusaba imbabazi. Oya, niba wakoze ikosa cyangwa niba utanarikoze, ushobora guca bugufi muri ya ngingo twavuze, ariko ukabasha kumvikanisha ingingo bari kukubazaho. Urumva ko rero ni indi ngingo nziza ishobora kudufasha kubana neza n'abandi. Ni ingingo yitwa gusaba imbabazi. Ingingo ya gatanu ni ingingo yitwa kubaha. Ibi ngibi mu buzima tubaho bwa buri munsi tugomba kubaha pe. Abakuru bakubahana, abato bakubahana, abakuru bakubaha abato. Ntiwumve ko niba hari ibyo wagezeho runaka biri hejuru, ugomba kutubaha abari hasi yawe. Oya, aha niba kubaha rero bizatuma ubana neza n'abantu. Mwibutse ko turimo tureba ingingo zishobora kugufasha kubana neza n'abantu. Niba iyi video wayikunze ukore subscribe. Ingingo ya gatandatu ni ingingo ivuga guhuza urugwiro. Aha ngaha ntabwo bivuze ngo ube nyamwigendaho, oya, gira kubana n'abantu, gira gusabana n'abantu, ugira umwanya wo gukora akazi, ugira umwanya uko waha umwanya w'ijambo ry'Imana, ariko no kubana n'abandi nabyo ni imwe mu ngingo nziza ituma ushobora kubana n'abandi, kandi haba ari aburusha ubushobozi, haba abakurusha ubushobozi, tugomba kubana n'abandi kandi neza. Ingingo ya karindwi ivuga kubabarira. Iyi ni ingingo abantu benshi mu buzima bwa buri munsi dukunda kumva ko itatureba. Niba ukora ikosa bakagusaba imbabazi, bababarire. Nko kubabarira ni indi ngingo nziza ituma neza n'abantu. Hano mu Rwanda ho ni ikintu cyiza kubabarira. Uriya umuntu umusabye imbabazi akazikwima, wagize uwo mutima ntacyo bitwaye. Ariko uramutse bagusabye imbabazi ntuzitange, nawe ubwawe usigaranye ingingimira muri wowe. Mureke twige rero kubabarira. Ibi bizatuma abantu tubana neza kandi mu mahoro, twumva dutekanye kandi mu mahoro. Abana bo tugomba kubibatoza, ariko natwe bituvuyeho nk'abantu bakuru, nk'ababyeyi, bigasaba yuko ijambo cyangwa se ingingo kubabarira riba mu mitima yacu. Indi ngingo ya munani ivuga kuganira. Ntabwo mu buzima bwa buri munsi abantu benshi bashobora gutera imbere mu buzima bwa buri munsi, bisaba kuganira. Iki kintu reka nkigarukeho cyane, reka nyishimangire. Perezida wa Repubulika Paul Kagame akunda kuvuga ngo mujye muganira, kuko kuganira niho ushobora kungurana ibitekerezo n'abantu. Niho ushobora kungurana ibitekerezo n'abantu mu buzima bwa buri munsi. Aha rero kuganira ni indi ngingo imenya ngo ese umuntu atekereza iki? Mu buzima bwa buri munsi usanga akenshi ngo abakire baganira n'abakire, ngo abakene baganira n'abakene, ngo aboroheje n'aboroheje. Oya, ibyo ntabwo bikwiye, kuko umuntu wese ashobora kuguha igitekerezo, ariko biciye mu kuganira. Ashobora kungura inama, ariko biciye no kuganira. Niba uri kunyumva rero ukaba utajya ukunda kuganira n'abantu, iki kintu ntabwo ushobora kubana neza n'abantu. Nubwo uzasanga ngo uriyemera, urirata, uri umuntu umeze gutya na gutya, ariko nubasha kuganira n'abantu bizaguha ishusho nziza mu buzima bwa buri munsi. Indi ngingo ya 9 ivuga kuba umunyakuri. Niba uri kunyumva umunyakuri, pana amanyanga, pana gukora ibintu bidasobanutse, pana gukora ibintu bitari ngombwa. Mureke tube abanyakuri, haba ibyo dukora, haba ibyo tuvuga, haba ari aho turi, haba ari aho tuba, tube abanyakuri. Ingingo ya 10 ivuga
kwemera ikosa. Nawe wakoze ikosa uryemere kandi usabe imbabazi. Urumva ko rero ni ingingo nziza yo kwemera ikosa igihe wakoze ikosa ugasaba imbabazi. Urumva ko rero twamo tureba ingingo zo kubana neza n'abandi, cyangwa se ingingo 10 ushobora kubahiriza ukabana neza n'abandi mu buzima bwa buri munsi. Urumva ko rero ni ingingo nziza, ntari kureba ko hari umuntu azimbajije ngo se ni iki umuntu ashobora gukora kugira ngo ubane neza n'abandi. Ni izo ngingo 10 twabonye kugira ngo ubane neza n'abandi kandi mu buzima bwiza kandi mu buzima bwa buri munsi. Niba rero wanije umwanya, wanize amatwi ku zino ngingo, bishobora gutuma ubana neza n'abandi bantu. Ndabashimiye mwankurikiye, ndabashimiye mwaze amatwi, abakoze subscribe bashyashya twabakiriye rwose, nicyo mwagikunze, ni byiza mukore subscribe. Kandi n'abandi bakoze subscribe bose ndabashimiye rwose, ni mwebwe nkesha bino byose mba ndi kugeraho. Urumva ko rero undi muntu ushobora kuba yifuza ingingo twazaganiraho mu kiganiro gitaha, rwose ibyo nibyo ayandike muri comment, biraba byiza ndahita bibona cyane kugira ngo njye mbakora ibiganiro byiza kandi bibanogeye, kuko nanjye nifuza ko nakora ibintu bibanogeye kandi byiza. Abenshi murabinyereka rwose, abenshi murabamagara, abenshi munyandikira muri comment nkabona ko mwabikunze. Ukore ukazogera kugira ngo uri nyamara cya kiganiro ujye ukibona. Ukore subscribe, ushyiremo comment kugira ngo bibone neza, kandi nishimiye ibitekerezo mumpa ko rwose aribyo bituma nkora neza kandi nkaba hari aho tugeze dufatanyije. Ndabashimiye rero ko mwaneze amatwi, kandi ubwo tuzasubira ku munsi w'ejo cyangwa se muri video zindi zitaha. Ciao ciao, mukomeze kugira umunsi mwiza, Imana ibahe umugisha. Murakoze.